izi mbuga nkoranyambaga minisita zigenda zizana ibyiza rimwe na rimwe n'ibibi. Urafungura iyo YouTube ugasanga babandi batishimira ibyo u Rwanda rwagezeho, ugasanga ibicicikana hirya no hino. Muri iki gihe niki wasaba abanyarwanda mu rwego rwo kwirinda ibi byose by'abatifuriza neza u Rwanda cyangwa se by'abatifuza kwerekana ibyiza u Rwanda rumaze kugeraho, ahubwo bagahora bumva bagomba kugaragaza ibibi gusa bitanariho? Abatifuriza u Rwanda ibyiza usubiye inyuma bajya no guhekura u Rwanda muri 1994, ngira ngo nicyo gikorwa gikomeye cyane. Na mbere yaho bari babikoze, ariko 1994 ni igikorwa gikomeye cyane mu bikorwa byo kutifuriza u Rwanda kubaho, usibye no kutarwifuriza ibyiza, kutarwifuriza kubaho. Nyuma yaho abo bantu, iyo miryango barimo abanyarwanda bagenda babamo n'abanyamahanga, icyagiye gihinduka n'ibihe n'ibikorwa, ariko n'uburyo ibikorwa bikorwa, ariko ibikorwa by'abatifuriza u Rwanda ibyiza byakomeje kubaho. Tukomeza duhangana nabyo umunsi ku munsi. Icyo nabwira abanyarwanda mu gihe nk'iki ni ibintu nka bibiri. Icya mbere, ibyo bikorwa ntabwo bizatsinda. Twabitsinze nta ngufu zihari, twabitsinze nta bushobozi igihugu kiragira, twabitsinze abantu bagifite ihungabana rikomeye, twagitsinze igihugu kitarubaka ubumwe kimaze kubaka amagingo aya. Ibyo bikorwa by'inyangabirama, by'abagizi ba nabi, by'abatekerereza mu bintu bibi buri gihe, batifuriza u Rwanda ibyiza, n'icyiza cyabaye ntibakigaragaze, ndakeka ko bizagumaho. Ariko icyo dukwiye kuba tureba ku munzani ni uko ni ibikorwa bitazatuma na rimwe dusubira inyuma, ni ibikorwa bitazasimbura ibikorwa byiza bikorwa. Bazabikora barambirwe, bazabikora baruhe, bazabikora batsindwe. Gutsindwa bazatsindwa, kuko ni abantu batinya umucyo, bakorera mu mwijima, ni abantu ukuri kumerera nabi, bakakwihisha mu binyoma. Ni abantu rero bashaka guhimba ibintu kugira ngo uko kuri kubareba bakabamerera nabi, uwo mucyo batinya bagerageze muri uwo mwijima barimo gushyiraho ubuzima bw'uwo mwijima. Ntabwo rero ntekereza ko bizabakundira, kuko ikibigaragaza ni uko ubu tugeze mu myaka 26 twubaka igihugu, twubaka ubumwe bw'abanyarwanda, twubaka ibyashegeshwe byose. Iyo ubireba magingo aya, umuntu wese uri hano, uri kurikira, uri muri iki gihugu cyangwa uri hanze, ni ibintu bigomba kumuha icyizere cyinshi cyane gituma yima amatwi ibyo uhura nabyo ku mbuga nkoranyambaga, uhura nabyo bivugwa n'izo nyangabirama bandika kuri Twitter. Ibyo byose bazabikora, ariko aho dushingira tubima amatwi harahari hahagije. Munyarwanda uri mu rugo rwawe, uri muri iki gihe gikomeye cyo kwibuka, wibuka uwawe watakaje, wibuka uwawe mutari kumwe nonaha, urebe naho tuvuye, naho tugeze, naho tugana. Inyangabirama ntabwo zizashiraho, ariko ntacyo zizadutwara. Zizahaguma zikora ibyo zikora, ariko iki gihugu kizubakwa n'abifuza kubaka igihugu, n'abifuza ko gitera imbere. Barahari benshi. Izo nyangabirama rero zizakomeze, ariko zizatsindwa. Icyitwa gutsindwa cyo ndikeka ko nta kizababuza gutsindwa. Batsinzwe kuva kera, bazakomeza batsindwe.